umvuga umubyeyi corona yakaze mani sha yakaze kabisa mbese ngiye kamwereka twihangira umurimo mwana se shaho twakora uwe ko n'akazi kabuzira umurimo ubusa ntiwaba pasiteri none se kuba pasiteri nibyo ubu se Imana yahita tubona aka kanya we kamwereka ukuntu bigiye kugenda tugiye gushaka imbaraga we mu gitondo umva kwanza we shaka agakode urumva turabishaka tuvuyeho tumanza tujye gushaka imbaraga nkwereka ukuntu dukora mu tutabona amafaranga wawe pasiteri tukamukura pasiteri ni wowe uraba pasiteri njyewe uzi ko wari umuti wawe ahubwo twagiye tugende rwose tugende mani tugende ariko se ubu turageraho ariko si igihe twagendeye ntiturahagera we ntubona haraguru ko hari ibiti we tugiye kugeraho mani ntugire ikibazo reka tugende ahubwo ndi kubona tugende ahubwo tugenze turashaka imbaraga tugiye dushaka ko urusengero ibyo bintu uri kundeberamo ni ibiki dore ko mwabaye dore ngaraho mbaguze dushaka imbaraga kugira ngo dukore urusengero mushaka gukora urusengero amazi arakora umva bagiye kubavugisha kugira ngo amati rero buri muntu arazana ibihumbi 800 ni menshi ni abakuru banegetse kugira ngo bazane n'umuti muzajya murareba nkanjye wahengetswe n'inkweto mukagira ngo sinyakorera muzi ko urusengero ruhembwa buri munsi kandi buri cyumweru baba barabazanira amaturo mugomba kuyazana niko bimeze umubyeyi kuri ayo mafaranga mwatwatse dufiteho makeya ariko yabazana natwe tugize icyo dufata rwose mubyeyi tubabarire nayo twazanye rwose mubyeyi tubabarire pe tubabarire rwose umushinga tugiye gukora nukunda mubyeyi tuzazana n'ishimwe rwose ariko tubabarire rwose wari ikibazo afite ukiri umwana ari inkweto wigeze guta bayishyizemo amazi kugira ngo tuzongera kubona amafaranga inkweto urayibona iyi nkweto ugomba kuzana inka y'ibara rimwe ukanzanira n'inkoko kugira ngo amazi mbone kuyamena urabona nta mafaranga turi twabona pe nituyabona nk'iyo torero tuzaba twashinze amafaranga tuzayazana abakuru ukora ikibazo gihagaze rero abakuru barambwiye ibyo ngiyo amaturo bagiye gushinga muzazana amafaranga ari uko babatuye aya mazi nzayamena ariko ari cyo gihe amayazanye neza ko umuti ngiye kubaha amafaranga azaboneka uyu muti rero ugiye tugenda ushyira munsi y'igitanda cyawe ngo kuzaza urasenga imbere zaza rijya amafaranga buri munsi uko wasenze amafaranga aza kuri buye hanyuma wowe iri buye uzajya ugitwaza mu mufuka w'inyuma y'ikoboyi cyawe amafaranga azaza araboneka kuko bazaza bayakora ku kibuno yitegaje ku kibuno cyawe murabyumva katuriye mugisha tanga imbuto kugira ubwoba gatatu konyine amashaho rero ayo make mwazanye turebe ko abakuru bayakira turebe ko abakuru bayakira ndabona bikozemo neza ni make cyane nta kibazo ubwo rero buri muntu kuko nababwiye ndi bagenda urishaho nakubwiye nawe nishobora ko nakubwiye amafaranga mugiye kuyabona ubwo muzabona mugarutse nta kibazo ntarebi
tukamushyira hano. ndabona utwangombwa watubonye Shana tubonye utuma ahubwo kabisa. vuba dukora umuti Kaze nkubitemo njye kubabwiriza kabisa. dore ni na bibiliya nubwo kureta ndabona Watubonye kabisa. ngira ucanga irangi mwana Kaze tugende kabisa. aho guseka ngo bazabonye abakirisitu bangahe Shanjye nababonye benshi cyane 5 rwose ndabizeye barahari. abandi aza kuranya ko njye nabonye abakirisitu 2 gusa ariko nabo ni amaniga yanjye nyine urabyumva turaje aho guseka ngo bazababeshe ngo iki we njye nababeshe ko hari Imana ikora ibitangaza ndababwira ati rwose amateraniro yo kuwa 4 rwose ewana gaba ari fresh kabisa. ntari bituraza gukora umuti wo kwita mu tinete urumva ahubwo tujye gutegura amani mu gitondo reka kabisa tugende urukundo mubwiza urwo rukundo nzakagendana kaboneka mwana gakiza kimana we nzakagendana gakiza kimana we nzakagendana haleluya nzakagendana agakiza kimana we nzakagendana agakiza kimana we nzakagendana aba mu mufuka nzakagendana agakiza kimana we nzakagendana agakiza kimana we nzakagendana. Manje kubashimira ariko mbere yuko mbashimira mwamanza mukicara kaganira. Manje kubashimira abakirisitu kubwo ubwitange mwagize mukaza hano rwose mw'iri toraniro. Ndagira ngo mbabwize ukuri buri muntu wese waje hano agiye kubohorwa, uwazanye ikibazo ndagira ngo mwizeze ko agiye kuva hano akize rwose. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ndagira ngo mubwire ni ukuri rwose wowe mukirisitu waje hano ugiye kubona imbaraga zidasanzwe, ugiye kubona imbaraga z'ijuru. Bari mu cyumba cyo hejuru rwose habaho abakozi b'Imana bari mu cyumba cyo hejuru barasenga umwuka wera umwuka wera batangira n'imodoka yanjye yagiye. Ndagira ngo mbizeze waje hano afite ikibazo izo ndimi nshyashya batangiye kuvuga batangiye gufata ku mafaranga. Haleluya, amen, nejejwe n'Imana rwose mu mutima wanjye ndimo ndabona ibyiringiro. Ndagira ngo mbasabe mu by'ukuri tuvuze bwinshi bwakira bugacya ku by'Imana yakoze. Ndagira ngo nsabe umuntu waba afite ikibazo cy'uburwayi mwizeze yuko naza rwose arakizwa. Iki kiganza cyonyine rwose kiramukiza. Naze rwose. Nanjye mfite ikibazo rwose. Ufite ikihe mbere yuko nshaka amafaranga rwose. Amafaranga? Aha. Nari mfite imodoka irashya kubw'umugore nyine. Ndagira ngo mwizeze rwose kubw'iyo modoka yahiye Imana iguhaye imodoka 5 rwose. Yesu we ariko Mana, haleluya. Mana nkweretseho uyu mukozi wawe. Mana ni ukuri yagize ikibazo. Mana yagize ikibazo kubw'imodoka yabuze. Mana hariko ijwi rirambwiye ngo abonye imodoka 5. Mana ni ukuri Mana ndakwika dayimoni Mana y'inyatsi yagize muri cya gihe mu izina rya Yesu turamwirukanye, mu izina rya Yesu turamwirukanye. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Imana ikoze ibitangaza. Mu izina rya Yesu,
mwabibonye bakirisitu mwizi n'imbaraga z'Imana bose mukomera Imana dore ni gutya bose bigenda ngira ngo mubonye ko ibintu bya mbere Imana ibikoze dore igitangaza cya mbere rwose iragikoze haleluya ubu rero ngiye gukurikizaho uyu kubw'icyifuzo cye nawe katumukurikizaho tumusengere afite icyifuzo cy'amafaranga ndagira ngo mwizeze wowe mukirisitu ufite icyifuzo cy'amafaranga ndagira ngo mwizeze kuba wemeye kuza hano mw'iri teraniro atabarika bose Mana turagushimye turaguhimbaje data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ibyo ushaka yo mu isi nk'uko yo mu ijuru data hari ibyo wategetse ko biba mu isi ariko mu ijoro ntabyo data ni ukuri Imana iravuze ngo igitangaza cyawe iracyumvishe ariko rwose ijwi ry'ihumure riraje rimbwira ati uraba ugiye ahantu ho gatoya Imana ikwitizeho niho iragusubiriza ibibazo byawe rwose njyewe umwana w'umuntu ntacyo nagufasha ndi hano mu bakirisitu ndagira ngo mwicishe bugufi rwose tumusengere Mana ushobora byose Mana iri mu ijuru Mana ubasha gusubiza ibibazo by'abari mu isi Mana mweretse uyu mukirisitu wawe Mana yaje hano afite ikibazo ikibazo cy'amafaranga Mana ndagushimye ndaguhimbaza kubw'ibitangaza wadukoreye amen rwose amen wa mutipe uzi ko Imana imutwaye ibya nyabyo ntubibona se ahubwo ndabibonshe yajya ahubwo amafaranga yasabye barayamwa se buriya rero gahunda isigaye ni iyo gutura ndagira ngo diyakoni wanjye amfashe rwose ayiyobore nanjye rwose biroroshye ni hano mugire vuba duture twihutishe gahunda amafaranga yarayimunye y'umugore ko ndayatuye kubera kubw'umwuka wera dore ngaya rwose na rwose ngahe bibiri umugisha bicaye ntabwo byemewe Imana ibaha umugisha rwose umugisha w'Imana akira umugisha w'Imana Imana iragukorera Imana hego amen reka ibi ntabwo twabyemera reka nkubaze ninde wakubye ko mu rusengero ibiciro byemewe none se kari byo nari mfite wa muntu nisoka nkubaza aya ngaya aratumarira ikivugishije ukuri kuri mwihangana none se kari yo nari nabonye imodoka yarahombye n'ubu biceri mfite ubwo nari naraye nkoreye mu cyate no kwimana tonde banakoresheje imbaraga nyinshi mba nabibonye usuzi ko ninjya oya ngiye kunkubaza ibiceri ntabwo byemera mwana ako bose ibi biceri uri kubona ari bikeya 300 harimo ishimwe urumva n'amaturo y'inuza y'abapasiteri aya ngaya agiro n'ibiceri byawe ongera hirya 5 yuzure 5 senare nzayazana no kuri kwimana muyango penale benzayaza runyinishe mureke dusengera amaturo tuyasengere uyu no mwebwe muranura mukangera mujya gufata amafaranga wapi ntabwo nabyemera ujya abo ni abateka muri niba bibiri abagiye ndabizi aho bagiye uyu muntu ufata amafaranga ari mugende oya ntabwo ari ayabo nasore n'ubundi n'ibiceri byanjye ndabijyanye umutuburiye n'ijana ko manjijiwe uriya mutipe yagucitse gute ko kuko narinzi ko wamukingiranye uwo byagenze gute ko n'amavuta yanjye koko mpfushije ubusa kuko ndi gukoresha n'umwuka munkoresheje koko tubuze n'ijana wanjijiwe umva wanjijiwe ahubwo dusubire kuri ka gakuru kacu tujye kukaka izindi mbaraga muginga reka nkwereka aho umva se cecekaho nta bintu nshaka kumva nta wundi mwanzuro tugende uratubamamagara abakuru biriya bintu waduhaye ntabwo bikora abantu yego umutima wakoresheje nabi nyine uraduha amafaranga yacu urayaduha bahamagara abakuru ako turimo biki uretse nadahamagara abakuru ni umuti utarakoze mureke mbawuvugura kora neza ubwo waranze ako uyu muntu natumye umuti katari kuza ahora mwitoze gatumwe mutuja munzira ranze dore ngo yipfunyitse mu ntuzi maze rero abangaba bakaba